Rofisi TV ubuhungiro. Murakoze abadukurikiranye kuri Refuge TV ubuhungiro, ikaze mwiyumvemo amahoro n'umudendezo n'urukundo rw'Imana Data. Tugiye kongera kuganira dusubukura ijambo ryayo nk'uko tubisanganywe, turyigisha turisobanura kugira ngo turisesengurire kandi turisobanukirwe, tubone uburyo tubishyira mu bikorwa. Ijambo ni umugati, nibyo biryo bitunga umubiri wo mu mwuka. Ibiryo rero buri gihe umuntu arabanza akabiteka, ni ukuvuga iyo ubikuye mu mirima cyangwa se aho ubikuye aho ariho hose, ntabwo uhita utamira kereka ibyaremwe bigomba kuribwa ako kanya bikiva mu murima, ariko ubundi ubinyuza mu nzira ndende yo kubitegura ngo bizaribwe bidateye ikibazo, bizaribwe amenyo ashobora kubihekenya, umubiri ushobora kubigogora kugira ngo bitugirire akamaro. N'ijambo ry'Imana niko rimeze. Ijambo ry'Imana niko rimeze, ijambo rigomba kugogorwa, umuntu akaritega amatwi, umuntu akaryumva, umuntu akazarishyira mu bikorwa. Niryo rizabyara imirimo myiza, niryo bizabyara ibikorwa byiza, iryo jambo washyize mu bikorwa. Maze iminsi rero, iminsi ntigisha kubera akazi, noneho iyo ntigishije numva ijambo, ariko icyo gihe ntabwo numva iryo ngewe nigishije, numva iryo abandi bigishije. Ari abandi bo mu itorero ryera, ari abandi batari abo mu itorero ryera. Bituma nshobora kumenya, ngewe iyo nigisha mba mfite focus, intumbero ku kintu runaka, ariko nkamenya ko abandi nabo iyo bigisha baba bafite intumbero zabo zitandukanye n'intumbero zanjye. Nabibonye rero cyane muri kino gihe ntari ndi kwigisha, ari abo hanze y'itorero ryera, uretse ko bitantangaza kuko nashyizeho itorero ngira ngo ndebe uko natanga umusanzu mu kugira ngo abantu bo hanze y'itorero ryera nabo bazamenye ibyo ntekereza ko ari ukuri kw'ijambo rya Yesu Kristo. Ariko naje gusanga nabo aho bari, igituma yenda kenshi badakurikira n'izi nyigisho zanjye, nuko nabo aho bari batekereza ko bari mu nyigisho za Yesu Kristo. Ubwo uretse ku ruhande rwe yumva ari mu nyigisho za Yesu Kristo kurusha abandi. Icyo rero ni ikibazo, kuko twese dushobora kuba tuzirimo, ariko ntabwo tuzirimo mu buryo bumwe. Noneho biza gutuma ntekereza. Ibyo rero natekereje nibyo ngiye kubasangiza uyu munsi. Intumbero ya Yesu Kristo ni ukurokora ubugingo, ntabwo ari ukurokora ibindi bindi byo ku isi, ntabwo ari ukurokora umubiri. Intumbero y'Imana Data n'intumbero ya Yesu Kristo, ubutumwa bwa Yesu Kristo ku isi, ntabwo kwari uko kugira ngo tuzagire imodoka, tuzagira inzu nziza, tuzagira abagore beza, tuzagira abagabo beza. Ntabwo kwari kugira ngo tutazabura urubyaro, ntabwo kugira ngo tuzabone imigisha nk'uko abantu babitekereza. Icyatumye Imana yohereza Yesu Kristo ku isi kwari ukugira ngo irokore ubugingo bw'abantu, kandi ntabwo yari ishaka kubarokora ku rupfu rusanzwe abantu tubamo, yagira ngo ibarokore ku rupfu rwa kabiri, ariko urupfu rw'iteka. Nicyo Imana yashatse, nicyo Yesu yashatse. Ni ukuvuga rero ngo ibindi bindi biza ari nk'inyongera, niko batubwiye bati mushake mbere na mbere gukiranuka kw'Imana, ibindi bizaza ari inyongera. Izo nyongera rero ntabwo buri gihe uko tubishatse tuzibona. Hari ubwo ushaka inyongera ariko kandi utaragera no ku kintu cy'ingenzi cyo gushaka kwa kudapfa kw'iteka, utarabona kwa gukiranuka kw'Imana, utarabona bwa bwami bw'Imana buza muri Yesu Kristo. Ariko ntibikubuza gushaka inzu nziza, gushaka ibindi byose by'inyongera. Imana iyo ikubwiye ngo banza ushakashaka iki ngiki imbere na mbere, ibindi nzabiguha nk'inyongera, wowe ukaza ushaka inyongera mbere yo gushaka icy'ingenzi, ahanini ntabwo igusubiza, kuko ya nyongera yagombye kwiyongera ku kintu udafite. Yesu Kristo n'Imana Data bashyize imbere agakiza, atari agakiza ko kumererwa neza mu buzima busanzwe, ni agakiza k'ubugingo bw'umuntu, umuntu w'imbere. Ntabwo ari agakiza k'umubiri w'umuntu ngo atarwara, adasonza, atambara ubusa. Ni agakiza k'umuntu w'imbere. Ntabwo ari agakiza kugira ngo umuntu atagira ibibazo hano ku isi, adafungwa, adakubitwa, atarenganywa. Oya, ni agakiza k'ubugingo. Ibaruwa ya mbere ya Timoteyo igice cya 2:2 harimo amagambo avuga ngo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Icyo nicyo
Imana ishaka, nibwo bushake bw'Imana data, ko abantu bose, ni ukuvuga abayisiraheli n'abatari abayisiraheli, bakizwa. Ariko bazakizwa gute? Bazakizwa binyuze hehe? Bazakizwa ari uko bamenye ukuri. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni inyigisho. Ni ukuvuga ngo niba hariho inyigisho z'ukuri zituma umuntu ashobora gukizwa muri Yesu, hariho n'inyigisho zitari iz'ukuri, izo rero zo zikaba umuntu azakiriye adashobora gukizwa. Muri Yohana 10:10 handitse ngo impamvu banditse impamvu Yesu yaje ku isi, impamvu Yesu yivugira, aravuga ati naje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi, zigira ubugingo bwinshi. Ni ukuvuga ngo izo ntama ze zishobora kugira ubugingo ariko yenda zapfutse ubwoya, izo ntama ze zishobora kugira ubugingo ariko zitari mu kiraro, intama ze zishobora kugira ubugingo bwinshi ariko zitabonye n'ubwatsi buhagije bwo kurya, cyangwa zitabonye n'amazi. Intama ze zishobora kugira ubugingo bwinshi ariko nyamara ziri kunyura mu migenge cyangwa mu mikokwe, cyangwa se ziri kunyura aho zirukankanwa n'ibirura n'amasega n'inyamaswa zose zishaka kuzirya. Intama ze zishobora kugira ubugingo bwinshi ariko nyamara ziri mu isayo, aho iz'umweru ziba zahindutse nk'ibitaka cyangwa ibyondo. Ni ukuvuga ngo Yesu icyamuzanye cya mbere ntabwo ari ukugira ngo intama ze azoze noneho zigira ubwoya burabagirana, azishyira ahantu noneho zidamarare. Yashaka ko zigira ubugingo bwinshi. Iyo zifite ubugingo, pemporite ibindi biri iruhande rwabyo biba bimuhagije. Muri izo nyigisho nagiye nkurikira, zaba izanyuze iwacu, zaba izanyuze ahandi, abantu hari ibibazo baba babwira Imana kandi bakeneye ibisubizo. Noneho umuntu agashaka ibisubizo ariko ntabishakire muri Yesu. Umuntu agashaka ko Imana imusubiza ariko atabinyujije muri Yesu. Bikaba ikibazo rero mwene data. Iyo Imana ivuze ko izasubiriza muri Yesu, ko ariko ibintu byose izabinyuza muri Yesu, ukajya kubishakira ahatari muri Yesu, wumva wabibona gute? Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, n'ibyo ko abantu bose badapfa urupfu rw'iteka, urupfu rwa kabiri, ntabwo urupfu rwa mbere. Bivuga ngo iki? Nuyisaba yuko udapfa urupfu nguru rusanzwe, ishobora kukwihorera, kuko ntabwo aricyo cyatumye yohereza Yesu Kristo. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo atuze kuzajya muri amarimbi yo mu Rwanda, nasize ibyari Remeramenya ryaruzuye n'ahandi. Ntabwo Imana aricyo cyayizanye kubuza abantu kujya kurwarira muri CHK. Ntabwo aricyo cyazanye Yesu Kristo. Ntabwo Imana yohereje umwana wayo kugira ngo mu mubiri tudamarare, tugire ubuzima bwiza, twambare amakositimu, twambare inkweto. Ntabwo ariyo mpamvu. Ibyo ngibyo rero ushobora kubisaba utabibona, wabitsindagiraho gusa, ukibagirwa yuko Imana atari ibyo gusaba, atari ibyo ishaka kuguha. Ugukizwa k'ubugingo guturuka ku kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu Kristo. Bityo rero iyo umuntu avuze ijambo ry'ukuri, ko Imana ishaka abantu bakizwa ariko babinyujije mu kuri, mu kumenya ukuri, hari irindi jambo ritari iry'ukuri, iryo ritagera mu gukizwa bene data, kandi iryo jambo risa nk'iry'Imana. Ijambo ritari iry'ukuri, nta muntu ushobora kuza ngo avuge ngo nje mu izina rya Satani, ngo nje kubabwira inyigisho za Satani, ngo nzikuye muri ikuzimu. Ntabwo ariko bimera, ahubwo azana inyigisho zitari za Yesu Kristo. Kandi inyigisho zitari za Yesu Kristo zanditse muri Bibiliya, zitwa ijambo ry'Imana nazo. Inyigisho z'ukuri zibangikanye n'inyigisho z'ibinyoma. Noneho rero impamvu Imana ari ikintu mugomba kwitondera. Imana ni ijambo rusange rivuga umuremyi w'ibintu byose, w'abantu bose. Bityo Imana ni ijambo rivuga Imana mu madini yose yo ku isi. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze ati ndasenga Imana, ashobora kukubwira ko asenga Imana nyamara ari umubudisiti kandi abayisenga. Ndasenga Imana, ashobora kuvuga ko asenga Imana nyamara ari umuyisilamu, nyamara kandi abasenga Imana. Ati njyewe nsenga Imana, ashobora kuvuga ko asenga Imana ariko asenga muri ryangombe aterekera, kuko n'Abanyarwanda bari bazi ko Imana ibaho, uko bayisengaga n'iyishirirwa ryabo abasenga. Bityo bene data, gusenga Imana utabinyujije muri Yesu ntabwo ari igisubizo.
ushobora gusenga Imana ugira ngo izagusubize utanyuje muri Yesu ariko ntubone igisubizo cyangwa se kigatinda. Yesu niyaje mu isi guha abantu ubuzima buryoshye bw'umubiri cyangwa bwo ku isi, ahubwo yaje gutanga ubugingo bwa roho zacu, yaje gutanga ubuzima bw'ubugingo bwacu bwo mu mwuka. Yesu yaravuze ati ntimutinye abica umubiri batabasha kwica ubugingo. Ibi wabisoma muri Matayo 28 umurongo 28 igice cya 10. Nabajije umuntu nti ibi Yesu yari yo kuvuga ninde wica umubiri kandi akica n'ubugingo? Ninde baguye kugutinya wica umubiri kandi akica n'ubugingo? Arambwira ati ni Satani. Nyamara ntabwo ari Satani Yesu yaravuze hariya. Noneho reka mpabasomere ariko ndahera hejuru kugira ngo muze kumva icyo tugomba gutinya muri ino si, ko atari Satani ndetse ko atari Imana mu bundi buryo nk'uko abantu babivuga. Oya, gatuza muri Matayo 10:24 kugera kuri 33, ariko hagati ndaza gusimbuka nshyiramo indi mirongo. Reka manze somaho ngaho 24. Umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizebuli, nkanswe abari mu rugo rwe. Ahangaha abise nyir'urugo Belizebuli, reka mbabwira aho bari, ni muri Matayo 9:34. hari n'ahandi bari. Abo ni abafarisayo. Niba abafarisayo barise Yesu ngo Belizebuli, bazabuzwa n'iki kwita abigishwa ba Yesu andi mazina mabi? Igice cya 9 umurongo 34 haravuga ngo ariko abafarisayo baravuga bati umutware w'abadayimoni ari we Belizebuli niwe umpa kwirukana abadayimoni. Urumva rero ko hariya Yesu avuze ati niba barise nyir'urugo ari we Yesu Belizebuli, bazareka kwita gute intumwa za Yesu cyangwa abigishwa ba Yesu amazina mabi? Umurongo 26 tuti nuko ntimuzabatinye. Bande? Ntabwo ari abandi bandi, abafarisayo. Abo ngabo bamwise Belizebuli. Abwira intumwa ze ati ntimuzatinya abo bafarisayo. Nabashyiremo murongo wa 34 mu gice cya Matayo cya 9 kugira ngo mumenye ko abamwise Belizebuli ari abafarisayo. Noneho ko avuze ngo ntimuzabatinye, iyo ntabwo ari abantu basanzwe, ni abafarisayo, ni abakuru b'idini rya Isirayeli. Ati ntimuzabatinye kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikurwa cyangwa se igihishwe kitazamenyekana. Ahangaha Yesu yari kuvuga yuko iyo yigishaga mu ruhame, bari abafarisayo bahari, yigishirizaga kenshi mu migani, hanyuma ntibabyumve. Yagera mu rugo agasobanurira inshuti ze arizo ntumwa ze biherereye. Aha nibyo babwiye ngo ikintu cyose cyavuzwe kizahishurwa, icyavugiye mu bwihisho kizahishurwa, kizamenyekana. Ati ibyo mbabwirira mu mwijima, ni ukuvuga nimugoroba twatashe kuko nta mashanyarazi bageraga iwabo. Ati ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe ibyo yababwiraga bari kumwe bonyine mu nzu, ati muzabirangurure hejuru y'amazu. Ariko niba bivugira hejuru y'amazu, niba birangurura bizagenda bite? Ko abafarisayo batari babizi. Ati ntimuzatinya abica umubiri. Ni bande? Niba abafarisayo, ni abakuru b'idini rya Isirayeli. Ntimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo bw'umubiri n'umubiri muri Gehinomu. Uyu ni umurongo nagira ngo wumve. Uwo Yesu yavuze ngo ntimuzatinya abica umubiri, abo ni Abayuda, abo ni Abayisirayeli, abo ngabo ni abafarisayo, ni abakuru b'idini. Ni ba bandi Yesu atabwiraga ibintu byose akaza kubwira intumwa ze nimugoroba barahiherere. Ati ibyo mbabwira turahiherere, muzabivuge ku mugaragaro, nabo babyumve, ariko ntimuzabatinye kuko ntibashobora kwica umwuka, ntibashobora kwica ubugingo, bazica umubiri wanyu gusa. Ariko wumve, ati mutinye nde? Ntimutinye abafarisayo, ntimutinye abakuru b'isi, ntimutinye abakuru b'amadini. Mutinye nde? Mutinye uwica umubiri agashobora kwica n'umwuka n'ubugingo byombi akabyohereza muri Gehinomu. Gehinomu ni mu muriro, ni ahantu hari hanze ya Yerusalemu batwikiraga ingarani, ibishingwe byo mu ngarani, ikimoteri batwikiragamo imyanda. Kuko kera ntabwo bari bafite uburyo bwo gutunganya imyanda nk'uko tubufite muri kino gihe.
imyanda y'umujyi bayijyanaga hanze ahitwaga Gihenomu, niryo zina ryaho icyo gihe, bakayitwika kugira ngo ijye isimburwa n'indi ariko itahagumye ngo ihaborere. bien sûr hari itashobora gusha ikazabora, yabura ikazamo inyo. Gihenomu rero Yesu yayikoresheje avuga ahantu hari umuriro ucanwa utazima kubera ko ibishingwe biba bikihamenwa. Hariho inyuma y'umujyi wa Yerusalemu, uyu munsi hariho ariko nta muriro uhaka. Icyo rero Yesu avuze hano, ubuntu batinya wica ubugingo akica n'umubiri, ninde? Ni Imana. Imana si ukuvuga ko idashobora kwica, irabishoboye. Iravuga ngo ni njye wica kandi ninjye ukiza. Irabishoboye, ahubwo gusa ntibishaka. Imana ishoboye kwica, Imana ishoboye gukiza, ariko yahisemo gukiza aho kwica. Ni ukuvuga ngo Satani we ashoboye kwica ariko ntabwo azi gukiza. Umuntu wese uwo ari wundi ashobora kwica ariko ntabwo azi gukiza. Kandi akenshi umuntu ku giti cye na Satani bo bahitamo kwica mu gihe badashobora no gukiza niyo baba babishatse. Imana rero yo ibishoboye byombi, ariko yahisemo gukiza aho kwica. Naho ubundi ishobora kwica kandi n'ubundi niyo yica. Niko yavuze, ntabwo ari njye uyihimbiye, biranditse. Rero ngo mutinye abica umubiri ari bo Imana, bakica n'ubugingo bakabyohereza muri Gihenomu. Noneho rero ku mirongo 29 ariko arabahumuriza ababwira ati uwo muntu wica umubiri akohereza muri Gihenomu ntabwo ashaka kubica, ntabwo yagambiriye kubica, gahunda ye niyo kukugirira neza. Muribuka ko n'Abayisiraheli bamwe barababwiraga ati erega nzi ibyo nshaka kubagirira ni byiza ntabwo ari bibi. Aha rero aravuga ati ibishwi bibiri ntibabigura ikuta rimwe, bari Yesu babaza, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi. Bivuga ngo nta kintu na kimwe kibi kigera ku muntu uwo ari we wese, niba ari ibigera ku bishwi bidafite aho bihura no kuba umuntu. Noneho nta kintu kibi gishobora kugera ku mwana w'Imana ise atabizi. Niba rero yacyemeye kikamugeraho kandi abizi, ubwo ushatse bamwihorera kuko azi neza ko kidashobora kuguhitana. Murongo wa 30 ngo ndetse imisatsi yanyu yo ku mitwe irabazwe yose. Ubundi ntabwo twatekereje ko imisatsi yacu ibaze kuko ntibyoroshye, ni dutoya turatsitse ukuntu. Ariko niba Yesu avuze ati Imana yitondera kubara imisatsi yo ku mutwe, ni ukuvuga ngo uko yitondera utuntu duto nk'utwo kandi turuhije, ni nako yitondera kurinda cyangwa kugenzura abana bayo kugira ngo hatagira upfa itabiteganyije, hatagira ugira ikibazo itabiteganyije. Igitumye akantu kajemo mu mutwe muri iyo minsi nuko mu nyigisho numvise kandi ntudakumva, abantu baba bashaka kwerekana yuko inyigisho zikwiye kuza zikemura ibibazo by'abantu bashonje, bambaye ubusa, babuze minerivare mu kanya muri kubasengera, bafite ibibazo mu by'ukuri, bikaba Imana yagombye kuza ari ibyo ngibyo ibanje kwitaho ngo bisubize. Ariko mukibagirwa ko cyangwa bakibagirwa ko ntabwo ari cyo cyatumye Imana iva mu ijuru ngo yohereze umwana wazo ku isi. Ntabwo ari ukugira ngo itange minerivare, ntabwo ari ukugira ngo yambike abantu imyenda, kwari ukugira ngo bagire ubugingo. Niba rero ireka bakabura minerivare, ikareka bakabura imyenda, nuko nta gishwi kigwa hasi ngo gipfe itabyemeye, nuko no kugira ngo ibyo bintu bibeho nanone iba yabyemeye. Ariko kukibyemera hari impamvu nyinshi mukandi ndazibereka. Gusa dukwiye kuyigirira icyizere, tukamenya yuko nta kintu kibi kituzaho kitapimishijwe imbabazi zayo n'urukundo rwayo. Muri Matayo 16:26 handitse ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose akabura ubugingo bwe? Cyangwa se umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Ntacyo. Kuki Yesu yabivuze? Ni ukuvuga yuko gutunga ibya mirenge n'ibitari ibya mirenge, ariko kugira ibintu by'isi ariko ukabura ubugingo ntacyo bimaze. Umuntu ashobora kubona minerivare arihira abana be ariko akabura ubugingo ntacyo bimaze. Umuntu ashobora kuba kwiga kaminuza akaba uwa mbere akabona PhD ntacyo bimaze adafite ubugingo. Umuntu ashobora kuba afite imodoka nziza n'umugore mwiza n'amazu meza n'ibiti byose by'isi byose abifite, ariko adafite ubugingo bwo kuzabaho iteka byose ntacyo bimaze.
muribuka ahandi Yesu yaciye umugani arababwira ati umuntu yamaze kubona yejeje imyaka ye aragenda aravuga ati umubiri wanjye genda uhunike ahasigaye urye unezerwe ntuzongera gukora, ngo uwo munsi ngo Imana iramubwira ngo uri umuswa, umubiri wawe ndawutwaye, ubwo ubuzima bwawe ndabutwaye, urapfa, ibyo wahunitse ibyo wahinze birasigara biribwa n'abantu. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo iha agaciro ibintu by'umubiri nk'uko iha agaciro ibintu by'umwuka. Twebwe rero siko bimeze muri makeya. Twebwe abantu duha agaciro ibintu by'umubiri kurusha uko duha agaciro ibintu by'umwuka. Ni gakeya dutekereza ko ubugingo buruta umubiri mu bantu, baba abantu basanzwe baba n'abantu bakijijwe. Ibyifuzo by'umubiri nibyo akenshi bituma n'abana b'Imana baza ku Mana, umuntu akaza gukizwa ngo kugira ngo azajye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo amenye ko nta juru rihariye, nta mpamvu yaza gukizwa. Ntabwo Imana yaje, ntabwo Yesu yoherejwe kuza ku isi gutanga ijuru. Yesu yoherejwe ku isi gutanga ubugingo. None abazabona ubugingo, hari abazajya mu ijuru ariko hari n'abatazajya mu ijuru, hari abazaba ku isi. Icy'ingenzi si ijuru, icy'ingenzi ni ubugingo. Noneho hari abantu bari mu gakiza ariko bazanywe n'uko batinya ibibazo by'ubuzima, batinya kurwara, batinya guhanwa, batinya gupfa, batinya kubazwa k'umubiri, ndetse bagatinya n'umuriro utazima kuzajya muri Gihenomu. Abo ngabo bakumva barakijijwe barize Yesu Kristo. Oya, ntabwo wizeye kubera ko utinya kuzapfa, ntabwo wizeye ko utinya kuzapfa. Wowe ntabwo uje kwizera Yesu Kristo ngo ubone ubugingo, uje kwizera Yesu Kristo ngo udapfa, uje kwizera Kristo ngo utarwara, uje kwizera Yesu Kristo ngo utabura ibyo kurya, ntabwo wizera. Ntabwo abo bantu bizera. Abantu bafite ubwoba ntabwo ari abizera, ni abahunga. Gukizwa rero cyangwa kwizera biva ku bwoba bwo kubaho mu buzima bubi. Ibyo ngibyo ntabwo ari kwizera Yesu Kristo no guhungira ubwayo mu kigunda. Ubuzima bubi ntabwo buvuga yuko umuntu atafite ubuzima bwiza bwo mu bugingo bwo mu mwuka. Dore mu Bakorino ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abakorino umurongo wa 16 igice cya 4 handitse ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, uw'imbere ahora ahindurwa mushya uko bukeye. Nta mpamvu y'uko twakwitegereza gusa ibibazo by'umubiri wacu byo ku isi tutanatekereje yuko ariko icy'ingenzi atari ibibazo by'umubiri wacu byo ku isi, ahubwo ko icy'ingenzi ari ubugingo bwacu. Nubwo umubiri wacu waba urwaye, nubwo umubiri wacu waba ushonje, nubwo umubiri wacu waba wambaye ubusa, icy'ingenzi ni uko umubiri wacu w'imbere, umuntu wacu mushya agenda yivugurura uko bwije uko bukeye. Ariko nyamara iyo umuntu adasubijwe vuba, cyane cyane ibyifuzo by'umubiri, cyangwa ntanasubizwe ditu ku byifuzo by'umubiri n'ibyo ku isi, yibaza niba yizera by'ukuri, yibaza niba ari umukiranutsi, yibaza niba ari umwana w'Imana, yibaza byinshi. Ibi ngibi nanjye narabyibajije muri kino cyumweru. Nanjye narabyibajije kuko naravuze ntese nigisha ibi ngibi, ariko nanjye ibyo nigisha akenshi simbibona mbirimo. None nigisha ukuri cyangwa nigisha ibitari ukuri? Hanyuma ndongera ndareba, ubundi ndavuga ni ucanye itara ntabwo agomba guhamagara abantu bari mu mwijima ngo nibaze barebe. None inyigisho nigisha niba ari itara, kuki abazireba batari bo benshi? Noneho njya kureba izo abantu baba bararebye ari benshi. Nubwo umwuka yambwiye ati nubwo ubona barebye ari benshi, ariko genda urebe mu by'ukuri icyo barebye. Barebye ibisubizo by'umubiri wabo, bakunze inyigisho zibaha ibisubizo by'umubiri wabo, baha ibisubizo by'umubiri wo ku isi. Ntabwo barebye ibisubizo bibaha iby'ubugingo bw'iteka. Maze kubwira Yesu, numva Yesu ntukanteshe igihe, ntukambwire ngo ninjye kubwiriza abantu badashaka kubwirwa, ntukambwire ngo ninjye kubwira abantu badashaka kumva ijambo, kandi ntukambwire ngo ninjye kuvuga ijambo nawe udahamiza, utari kusubiza ibibazo. Arambwira ati oya, ibibazo uri kumbaza nibyo n'abariya basubije byose n'iby'umubiri, ariko iby'umwuka birasubizwa
kandi buri gihe birasubizwa nubwo umubiri waba utamerewe neza. Muri Yohana 15 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 8 aho haranditse ngo, kamere kuri Yohana 8 umurongo wa 31 mirongo 32, aho haranditse ngo, nuko Yesu abwira abayuda bamwizeye cyangwa bamwemeye ati, niguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzabatura. Icyo gihe nari kwitotombera Yesu muri iyo minsi ndi kumubwira nti, njyewe nigisha ijambo ryawe ngo abantu barigumemo, hanyuma nkabona nta muntu ubyitaye kurigumamo, kandi njyewe sinigeze ndivamo, kandi nanjye nkakubwira ni ko iki ngiki ntagifite, nkabona ntacyo nsubije. Donc aho rero nabonye abantu bakunda ntabwo ari abaguma mu ijambo, ni abaguma mu masengesho. Ni inyigisho zibabwira ngo mugume mu masengesho, musenge Imana. Ntabwo nubwo bavuga ngo musenge Yesu, bavuga ngo musenge Imana, mugume mu masengesho, mukore gutya mukore gutya. Nizo nyigisho abantu bakunze nizo bumva. Ariko nsobanukirwa ko iyo umuntu avuze ngo basenge Imana mu masengesho, ese ubwo abasenga Imana niba ari cyo gituma Imana yabana nabo, Abayisirayeli b'Abayuda bakeneye Yesu? Ntabwo bamukeneye. Nabo basenga Imana kandi bashobora kubana nawe niba gusenga Imana bifite igisubizo bari bakeneye. Ese Abayisilamu byagoba ngombwa ko baza muri Yesu? Ntabwo bamukeneye, kuko nabo basenga Imana kandi niba amasengesho ahagije kugira ngo abantu babane n'Imana, bahinduke uko Imana ishaka ndetse bagire ubugingo. Ntawe ukeneye Yesu niba azi gusenga kandi agasenga Imana. Ntabwo ari uko umuntu ari umwadeperi cyangwa se ari umuteruro ryera cyangwa se yitwa umurokore ngo najya gusenga avuga ati ndasenga Imana, ngo avuge ngo nicyo kintu gituma Imana inkunda cyangwa inyemera cyangwa yaransubiza. Nyamara nizo nyigisho zihari hano hanze. Abasenga Imana babwirizwa gusenga Imana, ibyo nyigisho zirahari. Ntabwo ari inyigisho zivuga yuko bari gukorera ubugingo, ni inyigisho zivuga yuko bari gukorera ibisubizo by'umubiri. Kuko basenga bashaka iki? Basenga basabira iki? Ni bake basenga basabira ubugingo, kandi usabira ubugingo niyo umubiri we utameze neza nta kibazo. Ariko abenshi n'ibibazo bafite baba basabira umubiri gusa, gusabira kutarwara, gukira indwara, kudapfusha, kubyara, guheka, gukira, kurya no kuryama, inzu nziza, ibintu byose nibyo abantu babijyana mu masengesho, nibyo bajyana muri kanyarira. Mbwira we niba hari ikindi kintu kikujyana gusenga, wari wajya gusenga uvuga uti ndagira ngo umwuka wanjye ugubwe neza, ndagira ngo ubugingo bwanjye bunoge. Twese abenshi bajya gusenga bashaka Imana yo gusubiza ibibazo bafite, kuko baburaye, kuko barwaye, kuko bapfushije, kuko batinya gupfa, kuko batinya umuriro w'iteka, kuko batinya ibibi byose. Ibyo rero ntabwo ari byo Yesu byamuzanye, kandi nta nubwo ari byo Imana ivuga. Yesu aravuze ngo nimuguma mu masengesho, avuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Naho abaguma mu masengesho ntabwo ari abigisha nyakuri. Nuko yansubije, wenda akubwira ngo bwira abantu bagume mu ijambo ryanjye nibo bigishwa banjye nyakuri, ariko wumve abandi babwira abandi ngo nibagume mu masengesho, ntabwo ari byo navuze. Par conséquent iryo jambo bigisha ntabwo ari ryo Yesu yavuze. Iryo jambo ni ikinyoma, si ukuri, ntabwo kubatura, si ukuri, ntabwo gushobora gutuma abantu batizwa, si ukuri, ntabwo gushobora gutuma abantu baba abigishwa ba Yesu Kristo. Igituma abantu baba abigishwa ba Yesu Kristo si ukuguma mu masengesho, ni ukuguma mu ijambo rya Yesu Kristo. Noneho abo masengesho rero hari n'irindi jambo bagumamo ariko rititwa rya Yesu Kristo. Ati muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Ni ukuvuga ngo utaguma mu ijambo rya Yesu Kristo, ibyo yigishwa ntabwo ari ukuri, kandi n'ibyo akora ntabwo ari ukuri, kandi ntabwo ashobora kubatura. Nongera nyereka muri Yohana 15, hariho nashatse kubanza gutangira kubasomera. Yohana 15 umurongo wa 7 n'uwa 8 handitse ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Arongera arambwira ati uyu muntu abwirije abandi ngo mugume mu masengesho, mwirirwe mu masengesho, ati ugume mu masengesho aba avuze irihe jambo navuze. Uwo yasezeranyije ko azasaba icyo ashaka cyose akagihabwa atari uguma mu masengesho, ari uguma mu magambo ye.
uwo muntu harya iyo yabwiriza abandi ngo nimugume mu masengesho Imana izabasubiza, Imana irumva, Imana ari kuvuga ijambo rya nde? Mu by'ukuri arahari, uwo avuga ijambo rye arahari, ariko ntabwo yitwa Yesu Kristo. Naho Yesu we yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo ya Yesu Kristo akaguma mu kanwa kanyu, akaguma muri mwebwe, akaguma mu bitekerezo byanyu, nibwo muzasaba icyo mushaka cyose mukagihabwa. Ntabwo rero bitangaje yuko umuntu yashaka ibyo asaba byose ntabihabwe, ariko wajya kureba ugasanga igihe cye ntabwo akimara mu ijambo rya Kristo, akimara mu masengesho. None ubu ngubwo ninde uvuga ngo afate igihe cyo kujya mu masengesho ngo akunda abone ibyo asaba byose, ko bamubwiye ngo nafate igihe mu magambo ya Yesu ariko azabona ibyo ashaka byose. Umuntu wamubwira ngo ibyo ngibyo byo mu magambo ya Yesu Kristo akaba ari bwo mushobora gusaba icyo mushaka cyose mukagihabwa, ngo ibyo ngibyo ngo nibyo byubahisha Data wa twese, ngo nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa bande? Bene Data, abigishwa ba Yesu. Kuko umuntu wiga ijambo rya Yesu n'ubu umwigisha wa Yesu, ndaza kukwerekana ko hari abandi biga ijambo ritari irya Yesu kandi ntabwo baba abigishwa ba Yesu, kandi abo ngabo ntabwo aribo bashimisha Data, kandi abo ngabo ntabwo aribo bashobora kubona icyo bahabwa, icyo basaba cyose. Niyo mpamvu dufite abantu no mu itorero ryera ndabumva, no hanze y'itorero ryera barahari baruzuye. Hari abantu basenga bakutuje ariko badashobora kubona icyo basaba. Kubera iki? Kuko ntibahagaze aho Yesu ababwira guhagarara. Ntabwo basaba mu ijambo rya Yesu, basaba mu ijambo rya Mose. Bene Data, Data ntabwo yishimiye abantu bahagaze mu ijambo ritari irya Yesu, ibyo bamusaba byose ntabwo abyumva, dore ntabwo asubiza. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ubwo ni Yesu ubivuga, ntabwo ari Mose. Ni Yesu ubivuga, ntabwo ari Yeremiya. Ni Yesu ubivuga, ntabwo ari Esayi. Ni Yesu ubivuga, ntabwo ari nde. Nimuguma mu magambo ya Yesu Kristo, Yesaya yabaye imbere ya Yesu Kristo. Nimuguma mu magambo ya Yesu Kristo, Yeremiya yabaye imbere yaho. Nimuguma mu magambo ya Yesu Kristo, Mose yabaye imbere yaho. Yesu Kristo yabayeho nyuma y'abari abantu. Amagambo dusoma muri Bibiliya ya mbere ntabwo ari Yesu Kristo, ni ay'abari abantu nabo n'abakozi b'Imana, ariko ntabwo ari Yesu Kristo. Nibwo abo bantu basaba muri Yesu Kristo bazasaba ibyo bashaka byose bakabibona. Kera gikizwa, Imana yarambwiye nanone ngo sinari nagira ikintu nsaba mu izina rya Yesu, Mana yanjye. Nubwo icyo gihe nari ngiye kubatizwa, ariko nari maze imyaka n'imyaka, nabatijwe mfite n'imyaka 28 cyangwa 29. Nari maze igihe narabatijwe mu Gaturika ku myaka 10, kandi buri gihe nasengaga mu izina rya Yesu. Yenda sinamwitaga Yesu, namwitaga Yezu, ariko ni bimwe. None arambwira ngo igihe cyose nasengeye guhera ku myaka 10 muhamagara mu izina rya Yezu, ngo sinigeze nsenga mu izina rye. Numva ndavangiwe, numva nyobe ibyo ari kumbwira, numva simbyumva. Bene Data barokore, ntimutekereza yuko ibyo nabibwiwe kubera ko nari mvuye mu Gaturika. Nabibwiwe kubera yuko koko nari nagera mu gusaba mu izina rya Yesu, kuko nari nasobanukirwa yuko atari amasengesho atuma Yesu ansubiza, ahubwo ko ari amagambo ye ngomba kubamo atuma Yesu ansubiza. Gusaba ntuhabwe ni kimwe mu kimenyetso by'uko umuntu atera imbuto. Gusaba ntuhabwe bihinduka igihamya cy'uko umuntu atizera muri Yesu Kristo. Gusaba ntuhabwe bihinduka igihamya ko umuntu atari umwishwa Yesu Kristo nyakuri. Ni ukuvuga yavuze ngo nyakuri, haba hari abandi bayigishwa ba Yesu Kristo b'igihu b'izina gusa. Gusaba ntuhabwe bituma umuntu ashidikanya agakiza k'ubugingo bwe, ntabwo ari agakiza k'umubiri we, ashidikanya agakiza k'ubugingo. Kuko ahangaha reka mbabwire byanjye, mbere ndabivuga gakeya, ariko mbere yuko nza mu kuba umurokore nari nasabye Imana kuba umugore. Hashira imyaka 10 ntegereje ko inyereka umugore yampaye ntaramubona. Nyuma ngeze ndabibwira Mana, kumvikane tutabeshanye, wowe utagira umugore ushobora kumpa kandi abakobwa buzuye hano impande zose, nanjye nshobora kubifatira aho mbonye. Ntabwo ugira agakiza, ntugera n'ijuru, ntabyo ugira, ntukambeshe. Hanyuma rero nyuma
maze kurakara gutyo nibwo yansubije umugore turi kumwe. Icyo ndi gushaka kuvuga ni iki? Nuko iyo usaba ntusubize kandi usaba iki? Nari ndi gusaba ubugingo se? Reka da. Nari ndi gusaba umugore, nari ndi gusaba ibifatika, nari ndi gusaba ibyiza. Ntabwo nigeze nsaba ubugingo, ntabwo nigeze nsaba gukizwa. None irambwira ngo nzaguha ibyo usaba byose ari uko wemeye ukavuka bundi bushya. None ndayibwira ngo nanjye nzaza mvuke bundi bushya nubwo ntazi ibyo umbwira, ariko njyewe nkeneye ibyo nshaka ngusaba, nawe iby'ubugingo bushya bwawe uri kumbwira sinzi n'ibyo ari byo, gusa nemeye uzamvukishe bundi bushya nubwo ntazi uko uzabigenza. Njyewe icyo nkeneye ni umugore nagusabaga, icyo nkeneye hari n'ibindi bitandatu cyangwa bingahe nasabaga Imana, n'ibyo nkeneye nawe iby'ubugingo bwawe ubwo uzabunyongereraho. Urumva ko njyewe nayisabaga ngo ibyo yagombye kunyongereraho ni uwo mugore, ni ibindi binayisabaga, ahubwo nabanje gushaka agakiza. Rero njyewe mbanza kwishakira ibyo yo itanga nk'inyongera, none irambwira ngo nimbanze mbone ibyo insaba hanyuma izanyongereraho ibindi. Abantu no mu kirokore uyu munsi baracyariho ubugingo n'ubuzima bwo gusaba inyongera kubera yuko agakiza ntako bafite. Ntabwo bizera muri Yesu, bafite ibindi bizera bitari Yesu, ariko ngo mu izina ry'Imana. Iyo Mana ni rusange, Imana abantu bizereramo ni rusange, ni ya Isirayeli, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana Uwiteka, ntabwo ari Imana Yesu yatubwiye. Iyo Mana ni y'Abayuda kandi Abayuda ntibizera Yesu Kristo. Iyo Mana ni y'Abayisilamu kandi Abayisilamu ntibizera Yesu Kristo. Iyo Mana ni y'Ababudisite kandi Ababudisite ntabwo bizera Yesu Kristo. Umuntu usenga gutyo ntabwo ari gusenga muri Yesu, ntabwo yizera muri Yesu, afite ibindi akora. Ntabwo rero natangazwa nuko atabona ibisubizo by'ibibazo bye, kuko ntabwo Imana yigeze avuga ngo nzasubiza abantu baje gusenga. Yavuze ngo izasubiza muri abantu baguma mu ijambo rya Yesu Kristo ry'umwana wayo. Matayo 10:32 kugera ku murongo wa 33 n'20 gusa. Ngira ngo ngaruke mu by'ukuri ahakurikirana n'ahandi twabasomeye. Yesu abwira intumwa ze ngo bajye batinya Imana ishobora kwica umuntu, ikica ubugingo bwe, ikica n'umubiri. Tugere kuri aha ngaha hatuma umuntu yakwibaza niba mu by'ukuri turi abizera muri Yesu, niba mu by'ukuri turi abizera binyuze uko Yesu yabishatse. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data mu ijuru. Ariko umuntu wese uzanyihakana imbere y'abantu, nanjye nzamuhakanira imbere ya Data mu ijuru. Aha hantu hakurikiranye n'ariya yabwiye intumwa ze ngo ibyo yababwiye bihishe cyangwa biherereye nijoro mu mwijima, ngo ibyo yababwiye abongorera bazabivugire ku mugaragaro, kandi babivuge badatinya abafarisayo bazabica, kuko abafarisayo bazica umubiri ariko batazica ubugingo. Rero ku murongo wa 32 rero hango hakurikiraho neza aho nari nasomye ngo mwebwe umuntu uzampamiriza imbere yande, abari abantu avuga bwa mbere ni imbere y'abafarisayo n'abayobozi b'idini rya Isirayeli. Umuntu uzahamiriza Yesu imbere y'abafarisayo n'abayobozi b'idini rya Isirayeli ngo nazamuhamiriza imbere ya Data mu ijuru. Nagira ngo ubwire ngo abafarisayo n'abayobozi b'idini rya Isirayeli ari bo bita idini ry'Abayuda bari abigishwa ba Mose, bari abigisha b'ijambo ry'isezerano rya kera. Avuga ati umuntu ntimuzabatinye, muzagende muhamiriza imbere yabo, muhumure bazica umubiri wanyu ariko ntabwo bazica ubugingo. Nimutinya kumamiriza imbere y'abo bafarisayo, imbere y'abanyetorero ba Isirayeli, mugatinya mutira ngo batabica, nanjye ntabwo nzatinyuka kubahamiriza mu ijuru kwa Data. Mwumve bene Data yuko Yesu yaraburiye intumwa ze yuko nibadashobora guhamya ko bizera Yesu imbere y'abigishwa ba Mose n'abahanuzi, ko Data atazabemera, ko Yesu atazahamiriza imbere ya Data mu ijuru, atari kuzanyihakanira imbere y'abafarisayo n'abakuru b'idini rya Isirayeli, abigishwa ba Mose, abigishwa b'abahanuzi, nubwo babikoraga nabi ariko bari abigishwa babo. Ati nanjye nzamuhakanira imbere ya Data mu ijuru. Uyu munsi icyo nshaka kwerekana igiki, hari abantu basimbuye Mose n'abahanuzi, nabo bitwa abigishwa b'ijambo, nabo bitwa abahanuzi by the way, ariko mu by'ukuri bigisha ijambo ryande.
ntabwo ijambo rya Mose ari ijambo rya Yesu, ntabwo ijambo rya Yeremiya ari ijambo rya Yesu. Yesu witwa Kristo yabayeho ari uko bari abantu bamubanjirije barangiye kuba. Niyo mpamvu rero dufite abantu muri kino gihe bigisha izo nyigisho, noneho nawe niba basobanukiwe ukuri, abo bantu bigisha inyigisho basimbuye abafarisayo, bigisha inyigisho basimbuye abahanuzi bakira gihe, ntabwo aba bantu bahamiriza Yesu Kristo. N'umuntu ushaka kudahamya Yesu Kristo kugira ngo akunde agendane nabo, Yesu ngo azamwihakana. Abantu Yesu yavugaga ahangaha bwa mbere ni abafarisayo n'abayobozi b'idini ry'abayuda, nyamara abangaba bari abigisha b'ijambo ry'Imana icyo gihe. Kuri Yesu yihanangirije intumwa ze ngo intumwa ze nizigera imbere y'abafarisayo n'abanditsi, zikagera imbere y'abigisha ba Isirayeli, itorero rya Isirayeli ry'icyo gihe ry'abayuda, ngo ntibazamwihakane. Kuki Yesu yagera aho avuga muri Luka 6:46 ngo mumpamagarire iki databuja, nyamara mudakora ibyo mvuga? Kuki yabivuga kuri iyo? Yabivuze kubera yuko yari amaze gusobanura ko ibyo avuga, ijambo rye ni ijambo ry'urukundo rwo gukunda abandi, kugira ngo abantu base nk'uko Yesu yabikoze. Ariko byari bivuguruza ijambo ryari risanzweho ryigishijwe n'abahanuzi, ryigishijwe na Mose, rivuga yuko umuntu yanga umwanzi we agakunda umukunzi we. Umuntu akurikiza amategeko mu buryo udakurikije itegeko bamwica, kandi urikurikije akaba ari we muzima. Yesu bamuzaniye abantu bishe amategeko, ntiyabica. Yesu ababwira ati mugende mukunde abanzi banyu, kuko Mose yari yarabigishije ngo muzakunde ababakunda, mwanga abanzi banyu, ariko njyeweho. Ni ukuvuga ngo birumvikana neza yuko amaze kubona yuko abwira abantu ati nimukore ibyo mbabwira, mureke gukora ibyo Mose yababwiye, aravuga ati mumpamagarire iki databuja, nyamara ntimukore ibyo mbabwira, mugakora ibyo Mose ababwira. Donc uri shobuja ni Mose, ntabwo uri shobuja ari Yesu. Ati kuki mumbeshya ngo muranyizera kandi mwizera inyigisho zitari izanjye? Kuki mubeshya ngo mwizera Yesu Kristo kandi mwizera inyigisho z'abafarisayo n'abanditsi n'abategeko? Kuki mumbeshya mwizera Mose kandi atari njye mwizera? Ibi ngibi rero mbivuze kino gihe, cyangwa n'umuntu abivuze kandi abisobanuye, hari umuntu utekereza ngo ngo ijambo ry'Imana none se, ngo ijambo ry'Imana none se. Icyitwa ijambo ry'Imana twabyise gutyo, d'abord Bibiliya nitwe twayise gutyo, ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Ndambasobanurira yuko ijambo ry'Imana ryose ridafite ubushobozi bumwe. Iyo umuntu afite ibibazo yifuza gutabarwa n'Imana, ariko iyo umuntu ashaka gutabarwa n'Imana atabinyujije muri Yesu, ajya mu ijambo nyine ry'abahanuzi, kuko n'Imana yari ihari na hariya yavugishaga abahanuzi, abona ibisubizo bya gihanuzi, abona ibisubizo bitanyuze muri Yesu Kristo. Noneho rero mwibaza, uyu muntu afite ibibazo akabona Imana y'inyambabazi mu Mana y'abahanuzi, akabona Imana y'inyambabazi mu Mana Mose yavuze, kuko uwo muntu utari kubona Imana y'inyambabazi muri Yesu Kristo, yizera Yesu cyangwa yizera abahanuzi? Yizera Yesu cyangwa yizera abantu bo mu isezerano rya kera? Yizera Mose, ntabwo yizera Yesu. Nyamara bene data, kansozereza ahangaha, Abaheburayo igice cya 1:1-2 haranditse hati kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Kera Imana yavuganiye n'Abayisiraheli n'abandi bose uko ishaka, ni kera ariko wabyumvise. Imana yavuganiye n'abantu mu kanwa k'abahanuzi kera. Ngo na muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uyu munsi nagira ngo wibaze nawe, kuko ubwo nababwiye nagiye kureba inyigisho abandi bigisha n'izo nigisha ndabigereranya, yewe ndeba n'izo nabi abo mbwiye ngo bansigareho nabo bigisha ndabigereranya. Ariko hari ikintu nabonye bahuriyeho abantu batigisha nk'uko nigisha, bose batekereza ko ijambo rya kera
ry'abahanuzi ari ijambo ry'Imana mu buryo bungana n'ijambo rya Mose. Bose bahuriye kuko amasengesho asenga Imana ari amasengesho tugomba gukora tugakomeza nk'uko byakorwaga n'abahanuzi. Aha rero nkakubaza ngo igitabo cy'Abaheburayo twagize amahirwe bagisigaza muri Bibiliya ntibagikuramo kuko bashobora kukijugunya. Uyu murongo wa mbere n'uwa kabiri igice cya mbere ubabwira iki? Ngo ko kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza bacu mu kanwa k'abahanuzi, uyu munsi wa muhanuzi njya mbona ngo uvugira mu giti ufite inkoni ufite n'ibishura yiyambitse, akora mu kihe gihe? Kandi uko bari kuvuga ngo aje kuvuga ibijyanye n'ubuhanuzi ngo abamarayika ngo barindwi ngo ubuhanuzi bw'imperuka, kandi bamubwiye ngo mu minsi y'imperuka Imana ntabwo ikituvugisha ikoresheje Yeremiya, ntabwo ikituvugisha ikoresheje ubuhanuzi, nta muhanuzi n'umwe ikoresha ngo ibwire abantu ku minsi y'imperuka, ivugisha umwana wayo amagambo yayo. None koko bishoboka gute ko amadini dufite twujuje ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, yose yatwigisha mu bitabo by'abahanuzi, ibitabo abahanuzi bigishirijwemo Imana igira ngo ibwire ba sogokuruza b'Abayisiraheli, kandi hanyuma uyu munsi bakaba badashobora kwibanda ku ijambo rya Yesu Kristo ngo abe ariryo bigisha abantu kandi abe ariryo bagenderamo, barangiza bakavuga ngo bari gukorera Imana kweri kwa ukweri muri kino gihe. Kera Imana yavuganiye n'abantu ba kera mu bahanuzi. Uyu munsi umuhanuzi wa kino gihe abavuga yuko ahanurira nde? Abavuga mu izina rya nde? Utangare rero, mu nyigisho zimwe numvise abantu bafite ibibazo ariko batazi kubona ibisubizo mu nyigisho za Yesu Kristo n'intumwa. Umuntu akabonera ibisubizo by'ibibazo mu nyigisho z'abahanuzi, harimo Esiteri, harimo Eliya, harimo Elisha, harimo Esiteri ntabwo ari umuhanuzi, igitabo cyitwa icya Esiteri gusa, nta nubwo ari igitabo cy'umuhanuzi, cya gitabo ni igitabo cy'amateka, harimo n'ibindi n'ibindi. Umuntu udashobora kubona imbabazi z'Imana no gutabarwa kw'Imana binyuze mu nyigisho za Yesu Kristo, binyuze mu nyigisho z'intumwa, ashobora gute kukubwira ko yizera Yesu Kristo? Ashobora gute kukubwira ko agendera ku ijambo rya Yesu Kristo, ko akwiye kubona ibisubizo biva ku Mana kandi ataba mu ijambo rya Yesu Kristo? Kandi bamubwiye ngo uba mu ijambo rya Yesu Kristo niwe ushobora kugira icyo asaba cyose akakibona. Uwo muntu azasaba imyaka 100 angahe kugira ngo azasubizwe adasaba aho agomba gusabira, atahagaze aho agomba kuba? Hari izindi nyigisho nigeze kubabwira bene data. Imana ikorera mu masezerano. Imana ikorera mu masezerano. Abakera yabasubije inyuze mu isezerano yagiranye nabo, abakino gihe nayo basubiza inyuze mu isezerano ifitanye natwe. Ntabwo umuntu kino gihe ashobora gufata amasengesho n'inyigisho zagenewe abagaragu ngo bazatekereza ko Imana izamusubirizamo mu gihe cy'inyigisho zagenewe abana. Either uraguma mu nyigisho z'abana usubizwa nk'abana, cyangwa se uraguma mu nyigisho z'abagaragu n'abahanuzi kandi ntuzanasubizwa. Kandi ikibazo cyawe, muntu wanze kumva, muntu Imana ikubwira ngo kera yavugishije abandi mu bahanuzi, none uyu munsi ntikikubwira mu bahanuzi, irakubwirira muri Yesu. Umva Yesu wikumva abahanuzi, ukanga ukaguma ku bahanuzi. Irakubwira ngo uretse ko idashobora kugusubiza, ariko nta n'agakiza ufite, ntabwo uri umwana wayo. Kandi iramutse igusubije ni nk'uko isubiza n'abapagani. Yesu yarabivuze ngo abapagani iyo babwira Imana mu magambo menshi y'amasengesho ngo batekereza ko ari bwumvire, ngo ariko mwebweho nta nubwo bavuga ko mugomba kuvuga, mwebweho ntimugomba kuvuga kuko mutari mwavuga icyo mutekereza Imana yacyumvise. Mwebweho ntimugomba gusenga kugira ngo so abasubize. None umuntu yapfutse amavi ameze nk'ay'ihene, ati ngewe ndigana Eliya, amavi ye ngo yari ameze nk'ay'ihene, agahanga ke kari kameze nk'ak'Abayisilamu, yagahozaga munsi y'amaguru ari guhonda umutwe. Ntabwo yari umwana w'Imana Eliya, yari umuhanuzi n'ibyo, yari umukozi w'Imana n'ibyo, ariko yari umugaragu. Ntabwo Imana isubiza abana bayo kubera ko amavi abaye nk'ay'ihene, ntabwo Imana isubiza abana bayo kubera ko agahanga kabo kabaye nk'ak'Abayisilamu, ariko wowe ubwo ari byo wahisemo. Icyo tugaragariza gusa ni kimwe: ntiwigeze uvuka
kandi yenda ntuzigera unavuka kwa heri. Bye bye. Kandi kiriya bene data ngo abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Nubwo muri iyi minsi nari nababajwe no kubona nta bantu bita ku iri jambo, ariko nasobanukiwe yuko ntabwo natumwe ku kujya guha abantu imigisha y'umubiri, natumwe kugira guha abantu imigisha y'umwuka, gukura abantu mu buja n'uburetwa kugira ngo ubugingo bwabo bukire, nubwo ubuzima bwabo butagira bwo busanzwe butagira icyo buhindukaho, nubwo imibiri yabo yabora, ariko umwuka wabo ukagenda wivugurura mushya buri munsi. Umwuka w'abana b'Imana urya ijambo, ntabwo urya amasengesho. Umwuka w'abana b'Imana umugati uwutunga ni ijambo rya Yesu Kristo, ntabwo ari ijambo ry'abahanuzi. Yesu yaravuze ngo abakurambere ba Isirayeli bariye manu mu butayu baranga barapfa, atari kurya ijambo ryanjye we ntabwo azapfa, azabaho iteka. Ntabwo yavuze ngo urye ijambo rya Mose, kuko ba bandi bo mu butayu bariye manu bagapfa, bo ijambo rya Mose bari barifite, bararigize ariko baranga barapfa. Rero umuntu utarya ijambo rya Yesu akita ku ijambo rya Mose, ameze nk'uwariye manu yo mu butayu, azasigara mu butayu. Bye bye. Imana ibagirire neza, tuzasubira ubutaha. Refuge TV ubuhungiro. Mumaze kumva televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.